ariko ubu ngubu aramanitse ni ukuri barabonye banikoreye ubwitange ariko impungenge dufite ni kandi zumvikana n'uriya muryango kwa rugero ariko avana agomba kuba ubitekerezaho neza ikintu tuzawukora mu gihe tuzasanga baba ari ibintu byanyuye ndumva byanyuye ikibazo mfite sinzi mu buryo ariko tuza nyine tubwire ikibazo ufite kandi utekanye ngaho tubwire mpamya ko byoroshye ndabizi ko bigukomereye pe ushobora kuba ugiye kutubwira ibintu bikomeye ariko nyine nawe ujye ukomera ariko ube intwari y'umukobwa tubwire bohoka utubwire ikiri ku mutima wawe mama arakubigera bikanga komera iribagiza ariko ntabwo yisubiza ari ukurira wenda twakugira n'inama so tell us please iribagiza bohoka utubwire narakubwiye ngo ni umubyeyi wawe cyusa n'isheri wawe nta kintu waduhisha rero ujye ureka dusangire ubuzima bwawe ariko tubwire ibibazo tell us mama ntabwo mama wanjye yigeze apfa kuki iribagiza ntabwo mama wanjye yigeze apfa ko mama ntabwo yigeze apfa ibyo bintu wabikuyeho iribagiza noneho ikintu gitangaje yego impanuka yahitanye umubyeyi wanjye umwe yego we papa wabyibutse ndabyibutse komeza utubwire yego wabiteje n'urugendo niwe wakoze mu mbarutso imodoka ikora impanuka rugema tujuru rugema papa yitaba imana yesu mama ntiyapfa ubwo iki hanyuma agahe n'ikinyuma dushyingura umurambo umwe ari we wa papa wawe ari we wa papa ikintu ndi kwibaza kugeza ubu mama nzarari arihe cyusa urugamba tururwanya gute mama wanjye nibagiwe amakuru yafite neza mama iteka iyo nibutse ibyo nibutse byose biba ari byo ibintu bigema ibyo ari byo byose bigema aho mama ari rugema umugabo wa nyirantambara yego okay shabe ariko noneho wasaze ndi muzima ndi muzima ntabwo ngaho ngo mama wawe ntabwo yapfuye ngaho rugema niwe ubiri inyuma ngaho ibiki niba nkuriya biri inyuma nyine biri inyuma nzi ibijyanye n'uko mama wawe yaba atarapfuye ibyo ngibyo bikuranye tell me kuko urimo uravuga amangambo ngo ibintu ndi kuvuga bihagaze cyusa iribagiza ni muzima kandi bibiye mama we ntiyapfuye ari hese ndetse twumve umusaza wanjye akwiye kubimenya ukwiye kubimenya akabikurikirana bakunzi ba filime ziramusa noneho iribagiza agiye kuba yabwira musaza we ukuri ku bintu byose ari kwibuka amubwire ko bafite umubyeyi nubwo musaza we iribagiza atabizi rurangirwa ariko agiye kuba yabimenya rero nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira tugiye kuba twareba ibintu bigiye kuba byaza muri episode iraza kuba yakurikira kubera ko twamaze kubona rugema noneho nawe ibye atari ibintu byiza cyane kubera ko mama iribagiza barimo baravuga ni umugore wa rugema wa gatatu uri mu cyaro kandi twabonye ko bafitanye n'umwana rero uri kumva ko iribagiza na musaza we nibaramuka babonye mama we ibintu rugema yabashije kuba yakorera uyu mugore mama wa iribagiza ntabwo ari ibintu byiza cyane rero tugiye kuba twabirebera hamwe byabashije kuba byaranga iyi filimi igiye kuba yakurikira iyi ngiyi ese ibi
ibintu biraza kuba bimeze bite hano muri ino filimi, kubera ko twamaze kubonamo ibintu byinshi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'umusaraba, kandi ni byinshi turaza kuba twarebera hamwe. Rero nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, niba n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ibintu Rugema yabashije kuba yakora ntabwo ari ibintu byiza cyane, se biraza kuba byamugendera amahoro, ko twabonye ko uriya mugore mama Iribagiza nubwo ahari, nubwo babizi neza ko Iribagiza ko amaze kuba yabona ko afite mama we, ariko twamaze kubona ibintu Rugema yamukoreye, kubera ko Rugema niwe wishe ababyeyi ba Iribagiza, yishe papa we, ariko mama we yarasigaye twamaze kuba twamubona kandi ko afite ubumuga. Se buriya bumuga yaba yarabutewe n'iki? Byose rero tugiye kuba twabirebera hamwe. Se kubera iki mama Iribagiza we yabanye na Rugema kandi azi ko Rugema ariwe wamwiciye umugabo? Byose turaza kuba twareba amabanga Rugema yakoresheje. Se ni iyihe miti Rugema akoresha kugira ngo abashe kuba yatuma abantu bibagirwa? Byose nabyo turaza kuba twabireba, ni byinshi cyane turaza kuba twarebera hamwe. Rero tanga ibitekerezo byawe hano hasi muri comment by'uburyo ubona filimi Inzira y'umusaraba, ukaba wemera Imana ko ikora ibintu byose ariko ikabasha kuba yahindura ibintu uko byari biri bigahinduka neza. Jya muri comment wandike amen, kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho, ndaza kukubwira ikintu gitumye mvuga ati tubanza Imana hano muri ino filimi yacu, gitumye mbivuga. Rero ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe Rugema yabashije kuba yakora. Rugema yabashije kuba yakora ibintu bitari byiza, kubera ko mama Iribagiza mbere atarabana na Rugema, akiri kumwe n'umugabo we, atarakora impanuka, Rugema ibi byose niwe wabigizemo uruhare kugira ngo mama Iribagiza abe ameze gutya, abe yaravunitse amaguru kuriya. Rero Rugema nta kindi yakoresheje, yamuhaye uburozi butuma nawe yibagirwa. Uri kumva ko mama Iribagiza nawe akeneye umuti nko Iribagiza yanyweye, kubera ko yamuhaye uburozi butuma yibagirwa buri kintu cyose kugira ngo azabashe kuba yamwigarurira ngo amugire umugore. Rero uri kumva ko Rugema yakoze ibintu bitari byiza cyane kuba yarafashe uyu mugore mama Iribagiza, tuzi neza ko yakabaye ari kumwe n'aba bana be, kubera ko ibintu Rugema yari amaze kuba yakora atari ibintu byiza cyane, kubera ko yabashe kuba yamuha uburozi nyine, amaze kuba yamwicira umugabo, amuha uburozi butuma amukunda. Ubu niyo mpamvu mwabonye ko Rugema akunda uyu mugore, kubera ko ariwe wabashe kuba yamugeraho bwa mbere. Yari amaze kuba yamuhemukira amwiciye umugabo, amugeraho bwa mbere, kandi yari amaze kuba yamuhumanya, amuha uburozi butuma atibuka buri kintu cyose. Niryo banga Rugema yakoresheje kugira ngo abane n'uyu mugore mama Iribagiza. Se azageraho amenye ukuri. Rero uri kumva ko hakenewe amashengesho cyane kugira ngo Iribagiza azabone mama we, kandi na musaza we bajye kuba babona mama we, babashe kuba baganira, bahuza urugwiro kugira ngo bazabashe kuba bamenyana. Narangiza uriya musaza papa Kamarade rero abashe kuba yamuha umuti nk'uwo yahaye Iribagiza, kubera ko twabonye ko Iribagiza nawe yari arwaye indwara yo kuba yakibagirwa buri kintu cyose, ntabwo yibukaga, ariko kuri uno nshuro yatangiye kuba yakibuka buri kimwe cyose. Ariyo mpamvu tubonye ko yibutse na mama yuko yaba akiriho. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane bigiye kuba byaranga iyi filimi. Se Rugema we ibyo biraza kuba byaherera hehe? Ese Iribagiza we azahura na mama we? Byose turaza kuba twabirebera hano. Rero nimba tubashije kuba twagendera kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanza urikandeho. Urukumva ko Rugema ari umugome cyane, kubera ibintu akomeje kuba yakorera uyu muryango, ntago ari kubasha kuba yawuha amahoro, kubera ko twamaze kubona ko na Iribagiza w'uyu mugore yari yaramugize nk'ipanje, nta kintu na kimwe yibukaga, ariko kubera Kamarade na Emile ndetse na papa we babashije kuba yasigira imitungo umubyeyi wa Iribagiza. Mbere papa Iribagiza atarapfa yabashije kuba yayisigira iriya mitungo dogiteri ariwe papa Kamarade. Rero babashije kuba barwana ishyaka kugira ngo Iribagiza abashe kuba yabona umuti kugira ngo abashe kuba yakibuka, ariko ntabwo bigeze bamenya, dogiteri ntabwo yigeze amenya ko mama Iribagiza ahantu ari. Arabizi neza ko ariho, ariko ntabwo azi ahantu ari, ntabwo azi agace arimo. Rero twabonye ko dogiteri yari arimo aganiriza Kamarade na Emile, bavuga ati bazabwira Iribagiza yamaze kuba yakibuka byose, bamaze no kuba bamenya ahantu mama wabo ari. Nk'uko babivugaga, baravugaga ati Iribagiza aramutse amenye ko mama we akiriho yakanguka ajya mu gahinda. Kamarade na Emile bahise babimubwira yahita ajya mu gahinda, kandi koko murabona ko Iribagiza hano ari mu gahinda kenshi cyane, kubera ko atangiye kuba yamenya mama we ko akiriho ariko atazi agace arimo. Rero uri kumva ko ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bidashimishije na gake. Se wowe uri Iribagiza wakora iki kugira ngo ubashe kuba wabona mama wawe, cyangwa ubashe kuba wakora buri kindi cyose? Rero jya hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo
ibitekerezo byawe kubera ko Imana igiye kuba yakora ibitangaza iribagiza akabasha kuba yabona mama we. Rero uri kumva ko byaba ari Imana ibigiyemo kugira ngo abashe kuba yabona mama we, bongere bahuze urugwiro, bongere bafatanye nk'uko kera bafatanyaga nk'umuryango. Ese Rugema we yahita akora iki? Kubera ko iribagiza namara kuba yabona mama we bakamuvuza bakamujyanira papa kamarade nawe akamuha umuti utuma yibuka buri kimwe cyose, akibuka icyo Rugema yamukoreye, akibuka icyo yakoreye umugabo we. Nubwo bafitanye umwana twamaze kubibona ko mu cyaro Rugema yabashije kuba yatera uyu mugore mama iribagiza inda babyarana umwana, ariko twebwe twabonye ko Rugema ibye bitari byiza cyane kubera ko twabonye ko arimo arabeshya uyu mugore uburyo ngo yabashije kuba yazana buriya bumuga, kandi yabeshyaga yuko kugira ngo uriya mugore amere kuri ni Rugema wabigizemo uruhare, kubera ko uriya mugore yari ari kumwe n'umugabo we mu modoka, bari abakire kera ababyeyi ba Iribagiza. Rugema mbere yuko ahura n'uyu mugore nyine abasha kuba yamutera iriya manuka kugira ngo amere kuri twabonye ko ari kumubeshya ngo ni ivoka yamuguye mu mutwe, ngo abasha kuba yabura ubwonko bwibutsa, ngo abasha kuba yabura buri kimwe cyose, ariko Rugema aramubeshya kubera ko twebwe abantu twakurikiye iyi filimi neza twamaze kuba twamenya amakuru nk'uko Iribagiza yabivugaga ko uriya mugore nawe yagiriye ibibazo mu mpanuka y'imodoka, yuko papa wabo niwe babashe kuba bashyingura, mama wiwe yari ari mu bitaro. Rero uri kumva ko ari ibintu bigiye kuba byaryoha cyane muri no filimi Inzira y'umusaraba. Nimba tubashije kuba twagerana hano tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo dukomezanye ibintu bimeze neza, kandi nimba ufite n'ibitekerezo jyaho hasi muri comment ubashe kuba wabitugezaho kugira ngo tuzabashe kubisoma. Nimba ujye kurikira filimi Inzira y'umusaraba ubashe kuba watangamo ibitekerezo, kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo tuzajye dukomeza kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi twabashije kuba twabona byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu, byabashije kuba byashimisha abakunzi ba filimi Inzira y'umusaraba, kandi ni ibyishimo gusa kuba Iribagiza yabashije kuba yakibuka ko mama we akiriho. Ese Rurangirwa we ibye wewe bimeze bite? kubera ko twabonye ko yari yarozwe n'uriya mwana ukora hano kwa Cyusa uwo bita Fisto ni umukozi wo kwa Cyusa, ariko ntago barabasha kuba babivumbura, baracyari mu rujijo. Rero abantu bari kwibaza ati Fisto kubera iki yabikoze, nabyo turaza kuba twabirebera hamwe, kandi hariho amakosa Fisto akomeje kuba yakora kubera ubukene, akomeje kuba yakora ibintu bitari byiza cyane kubera ko ari kugambanira uyu muryango wo kwa Cyusa kugira ngo uzabashe kuba warimbuka, Rugema abashe kuba yawigarurira, kandi twabonye ko ari we mukozi kuba yarimbura uyu muryango. Biroroshye cyane nubwo twabonye ko Imana iba ihari nk'uko yahaye uriya musaza we Iribagiza uburozi kugira ngo abashe kuba yapfa kugira ngo ave ku isi, ariko ntabwo Imana yigeze ibyemera kubera ko Imana yaratabaye izana kamarade na Emere ibaha umuti irawumuzanira abasha kuba yakira. Rero uri kumva ko ibitangaza by'Imana bikora, nimba nawe wizera ko Imana ikora ibitangaza ikabasha kuba yakiza umuntu yari agiye kuba yagera ku mwuka we wa nyuma, jyaho hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko tumaze kuba twabona ko Imana yabashije kuba yakiza musaza wa Iribagiza yari ageze ahantu habi, ariko nawe yakangutse yagarutse nawe ari kwibaza umuntu waba waramuhaye buno burozi, kubera ko buriya burozi yabunywereye hano mwa runo rugo yuko niho yafatiwe. Rero bari barimo bibaza ngo nimba atari Cyusa ni Iribagiza cyangwa buri muntu wese uba hano mwa runo rugo batangiye kuba bakekana. Rero urumva ko filimi yacu igiye kuba yagera ku rundi rwego, igiye kuba yagera ahandi hantu tutari twiteze ko iraza kuba yagera, kandi ni byinshi cyane bikomeje kuba byayiranga, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi kubera ko batangiye kuba bakitana ba mwana hano muri runo rugo rwo kwa Cyusa, nubwo tumaze kuba twabonamo agahinda kenshi cyane ko kuba Iribagiza yamaze kuba yamenya ko mama we akiriho. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza hano muri no filimi. Noneho nawe nimba wishimiye ko mama Iribagiza yazabasha kuba yakanguka akabasha kuba yakibuka nyine agacana ku maso akabona ibintu byose Rugema yamukoreye, jya hasi muri comment uvuga ati twishimiye mama Iribagiza ko yaza kuba yakina hano muri no filimi, nawe akabasha kuba yamenya ukuri Rugema yamukoreye. Kandi abantu bamubonye bwa mbere mujye aho hasi muri comment muvuga ati twakiriye mama Iribagiza kubera ko ni ubwa mbere tumubonye hano muri no filimi ajemo vuba. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane, abantu babashije kuba batanga ibitekerezo byabo ko bashaka mama Iribagiza twabashije kuba twamuzana. Rero ni ibintu bikomeje kuba byaba byiza cyane hano muri no filimi Inzira y'umusaraba, bikomeje kuba byashimisha abakunzi ba filimi Inzira y'umusaraba.
kandi ni byinshi turi kugenda tubonamo biri kugenda bitungura abantu kubera ko mama Cyusa nawe ari amakuru yabashije kuba yamutungura ko mama Iribagiza akiriho, kandi mama Cyusa akomeje kuba yatungurwa n'ibikorwa byose Rugema ari kugenda akora, kandi Iribagiza we akomezanyije agahinda kenshi cyane kubera ko twabonye ko yagiye hariya kwa Rugema mu rugo ahahoze ari iwabo, akasanga umuzamu baramusizeho, barashyize umuzamu ku muryango, umuzamu akamutangira akavuga ko atemerewe kuba yakinjira hariya mwarura rugo rwo kwa Rugema. Rero uri kumva ko Iribagiza ikintu cyose kiri kugumya kimutera agahinda, buri kintu cyose kiri kuza kirimo kimutera agahinda. Rero urumva ko ari ibintu bikomeye cyane hano muri no filimi Inzira y'umusaraba, bikomeje kuba byashimisha abakunzi ba filimi Inzira y'umusaraba, kandi bikomeje kuba byatera agahinda uyu mukobwa wacu Iribagiza, kubera ko nyine hari iwabo niho yakuriye kuri muryango wo kwa Rugema, yarazi ko ariho agiye kuba yakongera kuba, ariko ntabwo byigeze bishoboka kubera ko yasanze umuzamu akamutangira akavuga ati wowe ntabwo wemerewe kuba wakinjira hano, kandi twabonye ko na musaza wa Iribagiza babimukoze. Rero uri kumva ko amategeko Rugema yasize hariya mwarura rugo atari amategeko meza, kuba Iribagiza twari tuzi ko ari umwana hariya mu rugo kwa Rugema, twari tuzi ko agomba kuba yahaba, ariko byabashije kuba byahinduka, Rugema yasizeho amategeko. Ariko ikintu cyamubabaje cyane ni uko Fabiola yaje akamufata akamubwira ati ugomba kuba wasubirayo kubera ko aho washimye niho ugomba kuba wajya, kandi twabonye ko byababaje Rugema na Fabiola kuba Iribagiza atarigeze arwarira hano mwa runo rugo kugira ngo babashe kuba bamwica neza, kubera ko bari bafite imigambi yo kuba bamwica mbere y'uko yibuka, ariko byarabapfubanye. Iribagiza yabashije kuba yakibuka, ubu aribuka buri kintu cyose. Uri kumva ko Rugema na Fabiola bagiye kuba bakorwa n'isoni, ntabwo ikinyoma kijya gitsinda buri gihe. Rero abantu bemera ko kuri gutsinda mujye aho hasi muri comment muvuge ati ukuri niko gutsinda, kubera ko Rugema na Fabiola kabo kagiye kuba kashoboka, nubwo Rugema yatangiye kuba yahunga atangira kuba yajya kuba yareba mama Iribagiza mu cyaro, ariko ntabwo biraza kuba byamuhira, ntabwo araza kuba yacika umujinya wa Iribagiza ari kugumya kusanya, kubera ko Iribagiza namara kuba yakibuka noneho buri kintu cyose cyamubayeho akabasha kuba yafatanya na musaza we. Rero urumva ko filimi yacu iraba itangiye kuba yagera ku rundi rwego, filimi yacu igiye kuba yagera ahandi hantu tutari twiteze ko iraza kuba iri. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandeho nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba bakurikira filimi yacu Inzira y'umusaraba, n'ibindi bintu bikomeje kuba byaranga iyi filimi, bikomeje kuba byashimisha abakunzi bayo. Turaza kugenda tubirebera hamwe bigiye kuba byayiranga, kandi ni ibintu byiza cyane biraranga episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi, kandi ni byinshi bikomeje kuba byagaragara hano, kubera ko Rugema na Nyirantambara bagiye kuba bakorwa n'isoni by'ibyo bakoze, kuba barashatse kuba bakiciye umwana Iribagiza kugira ngo atazabasha kuba yakibuka ibintu babakoreye, kubera ko uyu muryango wo kwa Iribagiza bawukoreye ibintu bibi cyane, kubera Rugema ndetse na Fabiola na Nyirantambara, kubera ko n'ubu ngubu Rugema agifite ubwoba bwinshi cyane bwo kuba yabona uyu mukobwa Iribagiza. Niyo mpamvu mwabonye ko Rugema yirukanye uyu mukobwa Iribagiza mu rugo, ko atemerewe kuba yagaruka hariya kwa Rugema ndetse na musaza we. Rero Rugema ni ubwoba bwinshi cyane afite, uri kumva ko ibyabo bigiye kuba byabarangira yuko nta hantu ho kwisha bafite. Rugema ntabwo ashaka kuba yatoroka ngo agende, ahubwo ashaka kuba yakica Iribagiza ndetse na musaza we. Se ibi bintu azabigeraho? Rero uri kumva ko Rugema ibye we bitaraza kuba byagenda neza. Nimba ubona ko Rugema azagera kuba yagera kuri uyu mugambi we afite wo kuba yakica musaza wa Iribagiza ndetse na Iribagiza kugira ngo babashe kuba bava mu nzira ntibongere kugira umuntu umubangamira, kubera ko Rugema ibyo bitaraza kuba byagenda neza. N'umusaza Papa Kamarade yari yizeye ko amuhaye impapuro z'imitungo, yaramuhindutse ntabwo yari yamuhaye impapuro z'imitungo za originali. Rero uri kumva ko Rugema ke kagiye kuba kashoboka, imitungo yo kwa Iribagiza ashaka ko yarya ntabwo azigera ayibona. Rero uri kumva ko Iribagiza aramutse ahuye na mama we bakabasha kuba bakibuka bose, bakabasha kuba bamenye ikintu Rugema yamukoreye. Uri kumva ko rero Rugema yaba agiye mu mazi abira, niwe muntu asigaranye uri kumwumva, niwe muntu yabashije kuba yashuka nawe
kugira ngo abashe kuba yamuha buriya burozi bwe kugira ngo abashe kuba yajyayo kugira ngo yegukane uyu mugore mama Iribagiza nubwo bari kumwe mu cyaro ariko nawe aramutse amenya ukuri kw'ibyo Rugema yakoreye umuryango we akamenya ko ari we wishe umugabo we rero uri kumva ko ibintu bitakoroha rero abantu bishimiye ko Rugema agiye kuba yajya mu mazi abira agiye kuba yajya guhanirwa ibintu yakoze kubera ko yakoze ibintu bitari byiza kuri uyu muryango wo kwaba Iribagiza mujye aho hasi muri comment muvuga ati dushaka ko Rugema abasha kuba yajya gufungwa kubera ibintu yabashije kuba yakora bitari byiza cyane muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Ese Fiston we mwamugiriye inama kubera ko nawe akomeje kuba yafatanya na Rugema ndetse na Fabiola atarimo aravuga ukuri kw'ibintu byose kuko bimeze yuko twamaze kubona ko musaza wa Iribagiza yafatiwe hano mwa runo rugo uburozi yabunywereye hano mwa runo rugo kandi twebwe turabizi neza ko ari Fiston ariko ntago hano mwa runo rugo kwa Cyusa baramenya ko ari Fiston ufite uburozi ntago baramenya ko ari we waroze uriya musaza wa Iribagiza kugira ngo abashe kuba yasinzira kuriya rero uri kumva ko Fiston ibintu akomeje kuba yadukora hano muri filimi za Y'Umusaraba atari ibintu byiza cyane atari ibintu byabasha kuba byashimisha abantu habe na gato rero filimi yacu murumva ko ikomeje kuba yarya kubera ko hano mwa runo rugo kwa Cyusa bagiye kuba batangira kuba bakitana ba mwana kubera ko batazi umuntu nyine ubihishemo uri gukorana na Rugema ndetse na Fabiola ariko uburozi bwo bwamaze kuvumburwa ko ariho bwavuye rero uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane nimba tubashe kuba twagendana kuri uyu munota ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe buri kandi kugira ngo dukomezanye ibintu bimeze neza kandi nimba ufite n'ibitekerezo ushaka kuba watanga umanuke aho hasi muri comment ubashe kuba wakitonda wandike igitekerezo cyawe neza kugira ngo tuzabashe kuba twagisoma kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri no munota twaba turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira yuko ni byinshi tumaze kuba twabona byabashe kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba bikomeje kuba byashimisha abakunzi bayo kandi iyi filimi tugenda tuyifatiramo amasomo abasha kuba yafasha abantu benshi bakurikira filimi Inzira y'Umusaraba tukagenda tubabwira ibintu biraza kuba byaza muri episode iraza kuba yakurikira yuko ni ibintu byiza cyane bigenda biranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba abakunzi bayo bakomeje kuba bakiyongera kubera ibintu biri kugenda bigaragaramo ese Fiston we ibyo bizagera he kuba yagumya afatanya na Rugema ndetse na Fabiola kandi twabonye ko gufatanya n'iriya kipe ya Rugema ndetse na Fabiola ni ikipe mbi cyane kubera ko iriya kipe iri hafi kuba yatsindwa kubera ko ibyayo byose iri gukora muri ino minsi ntago biri kubasha kuba byarenga umutaro ntago bari kubasha kuba bakumvikana ngo babashe kuba babona igikwiye yuko Rugema na Fabiola baramutse bagiye kuba basaba imbabazi hano kwa Iribagiza kugira ngo batazabasha kuba babajyana mu nkiko byaba ari ibintu byiza cyane ari bubi cyane kandi nimba wizera Imana ko ikora byose ikabasha kuba yarabashije kuba yarokora musaza wa Iribagiza ndetse na Iribagiza jya hasi muri comment wandikemo amena kandi nimba udashoboye kwandika amen ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri no munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba bagera hano kuri no filimi rero urumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba bigiye kuba byashimisha abantu ari ibintu byinshi cyane bigiye kuba byaranga bikomeza kuba byaranga iyi filimi yacu tugiye kuba twageraho ese Rugema we ibyo bizaherera he ko twabonye ko Iribagiza yabashije kuba yakibuka buri kintu cyose Rugema yamukoreye none Iribagiza yaratashe ariko ntago ibintu yahuriye nabyo ku muryango ageze iwabo kwa Rugema ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko Iribagiza yakuriye hano mwa runo rugo kwa Rugema kandi niho iwabo ni inzozi y'ababyeyi be ariko ure mama wa Iribagiza ntabwo abizi ko iriya nzu ari Rugema arimo ntabwo azi ko ari y'umugabo ari yahoze ari y'umugabo ariko Iribagiza yamaze kuba yabivumbura ko ari mu mitungo y'ababyeyi be rero yabashije kuba yataha ibintu byamubayeho ntabwo ari ibintu byiza cyane kubera ko zamu yabashije kuba yamutangira amubwira ko atemerewe kuba yakinjira hariya mwa kino gipangu kwa Rugema rero ni ibintu byabashije kuba byatungura Iribagiza cyane kuba yaratashye iwabo bakabasha kuba zamu yamutangira zamu wari uhasanzwe kandi amuzi neza ko ahaba aruvuka hano mwa runo rugo ariko zamu yabashije kuba yamubuza ntabwo ari ibintu byiza cyane byabashije kuba byashimisha uyu mukobwa wacu Iribagiza rero nimba tubashije kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe ukaba wumva ko ibintu Iribagiza yabashije kuba yakorerwa atari byo jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe kandi nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe kandi kugira ngo dukomeze ibintu ari wane
twamaze kubona ko noneho Fabiola ibye nawe yaje ko yaza kuhita areba Iribagiza amubwira ko yabashe kuba yacibwa hano mwa runo rugo kubera ibintu Iribagiza ndetse yari arimo atekereza n'uburyo yarajemo hano mwa runo rugo. Rugema yabashe kuba yagira ubwoba bwinshi cyane ko Iribagiza noneho agarutse mwa runo rugo akarugema katabashoboka kubera ko Rugema na Fabiola bafite ubwoba bwinshi cyane by'ibyo bamukoreye kubera uburyo bamurezemo kugira ngo akure bamureze nabi cyane. None yabashe kuba yakibuka kubera ko bari baramuroze kugira ngo azibagirwe buri kintu cyose ababyeyi be basize bamukoreye, ariko yabashe kuba yakibuka. Niyo mpamvu Rugema yatanze gasopo ngo ni Iribagiza cyangwa umusaza we ntazagira umuntu wakongera kwinjira mwa kino gipangu. Rero Iribagiza byabashe kuba byamubabaza cyane, ariko Fabiola we yagumye amwihenura hejuru amubwira ko atemerewe kuba yakongera no kuba yagaruka hariya. Rero Iribagiza yagiye ababaye cyane kuba babashe kuba bamutega umuzamu kugira ngo ntazagira umuntu wo muri uriya muryango, ariko birengagije ko hano muri kino gipangu ari iminsi mike bakagisohokamo kubera ko iriya mitungo yose Rugema arimo n'iy'ababyeyi ba Iribagiza. Rero uri kumva ko niya Iribagiza ndetse na musaza we, uri kumva ko Rugema afite ubwoba bwinshi cyane ko ashobora kuba yabusohokamo. Ariyo mpamvu Rugema aba afite ubwoba bwinshi cyane yuko ariwe wabashe kuba yakica n'ababyeyi ba Iribagiza, akaba afite ubwoba bwinshi cyane ko Iribagiza yibutse buri kintu cyose ko agiye kuba yamufungisha cyangwa Iribagiza akihorera. Kandi twabonye ko na musaza we nubwo yari yarozwe n'uriya mwana Fisto yashutswe na Rugema ndetse na Fabiola, ibyabo bigiye kuba byasubirwamo kubera ko yabashe kuba yakira. Rero uri kumva Rugema ntabwo yabura kuba yagira ubwoba bwinshi cyane, niyo mpamvu yahise yigendera akajya mu cyaro akajya kuba yajya kureba umugore we wa gatatu, kandi twamaze kubona ko umugore we wa gatatu ari we mama Iribagiza. Rero uri kumva ko ibya Rugema we bitaraza kuba byakoroha ndetse na Fabiola umugira inama. Rero nimba